Diego testing twumva ukuntu bimeze. First time to cook it. I just nabivumbuye tu nuko nabitekereje nabaga okay, let's try something else, and this is what I came up with. So muri kuyibona nukuvuga cheese ya meltinze kuri scramble eggs nyine tu. So you're going to try and test and see how it's like. What up people, welcome once again to our YouTube channel. Abantu bashyashya, this is IBINTU ARNAUD YouTube channel. Make sure to subscribe, like, share. Let's go, let's get it. Alright guys, twagarutse none ku yindi food hack cyangwa kuko inzara zabice kandi maraku mutamfite mwaba bandi usiko ibintu mbere kubundi ari undi muntu bibereka mwarangiza nkabona abantu muri comment mbona muri kwitotoma ngako sengo ngamagi narabwiye tungu ndi kubereka ukunshobora guteka amagi mu buryo butandukanye kandi ukayatekesha ibindi bintu apari ibintu byo gutogosa no guteka imeti bize byo ntabwo bikiba muri iyi viziyo sibyo kandi ngo sinzongera kubisubira ngaho rero icara nkwigisha ukuntu ugomba guteka uzajya wicwa n'inzara cyangwa wananiwe ujye kugura ibintu biguhenda n'iki kandi ari utuntu nk'utu tworoshye. So mwabonye igitunguru imaje kubivuga inshuro nyinshi ntabwo nzabisubiramo. Igitunguru ni icyambere, niba utakifite uzajya kukigura. No poivre nazo okay ntabwo ari ngombwa cyane ariko ngiye nkunda poivre so ngomba kuyitekesha. Nabuze icyatsi ubundi ngiye nkunda icyatsi ariko nawe uzatekesha ushaka. Ntabwo ari ngombwa ukoresha umutuku kuko ariwo nakoresheje. Hanyuma umaze kuzikata poivre zawe ukahita ukoresha inyanya murazizi. Iki kintu cy'umutuku ntabwo ari poivre, iyi ni inyanya none sibyo. So ugakata inyanya mu buryo bwose bwawe ushaka ko nayo iri muri ingredients turi bukeneye yine gukoresha. Ntabwo ari ngombwa kuyishyiraho ariko ngiye nkunda kuyikoresha. So as in like yawe nanjye mvuza zino no baranyica. Okay, so inyanya imaze kuzikata amagi nkuko mubizi igihe uri kubitari gashiramo bro. Ibintu byo kuza muhita mujugunya uburi kwangiza ntukangiza igihe uri kubitari famore shiramo bye sibyo. So nakoresheje amagi 3 sinzi amagi 3 cyangwa 4 biterwa ariko ngiye nakoresheje 3 umunyu, black pepper, curry na no sira bayita gutarya buriya magi. So sasa rero abantu bambaza ibipimo naho zapimisha ibyawe yema mbizi mu mutwe ntabwo njya gukoresha ibintu by'ubuyiko n'ubuyiko ntazi ubwo nyine ni ibyo ngibyo. So nukuvuga umajije ko gucamutsa tuvuta ku ipanu itushyiramo poivre. Ngemera kuri poivre abantu bera ku bitunguru arabahera kubikisimbizi ngemera kuri poivre. Butter ntabwo ishobora kubura mu buryo byanjye maje kuyimenyera kandi guhora mbivuga mujye munyihanganira nkunda kubirata kuko batiryohesha ibiryo ariko actually batiryohesha ibiryo abantu mutayitekesha I don't know. So bimaje gufata karange n'iki n'ibitunguru byose utushyiramo amagi sibyo ibintu bisanzwe maje gukora inshuro nyinshi ibintu nk'ibi okay bine ibyambere ibi ni ibindi none mutazi ibi nabivumbuye reka nicaye ndavuga ati ku bundi ubu ni iki kintu nshobora guteka gitandukanye urumva mfite amagi ariko sinzi what else I can cook it with. Terekanze nikorera utuntu twanye mpita mvumbura ibintu nk'ibi neza ngatereka mbikore n'ubundi mbiyereka abantu banje kugira ngo bahita babona ko nabyo bikunda. So izi nende gukora scramble egg murazizi uvuga umurete urawucagagura yino ukaba utuntu tw'utuzero ibi babyita gusimbiza simubizi se gusimbiza abantu mwatoye ubunyobwa n'ibishyimbo abantu batabizi ibyo ngibyo bana bikigese. Anyway ugahita ushyiramo inyanya za nyanya nyine tuzishyiramo ubundi ugasiga ku muriro akariro gake nyine bikaba nyine bifata akariro uko bivuga gute uko nguko nyine. Ikindi kintu twahita dukoresha inoza ni umugati. Umugati mumaje kumenyera umugati nimuzitotome rwose kuko umugati muzahora mubibona rwose. So noneho twakoresheje indi type
y'umugati sibyo. Sasa tufata wa mugati ukagenda ukuramo inono sumbyita guta umugati w'imbere like bino biboro by'umweru nyine tubiya biri umugati ugasigamo mo hagati usigamo ikintu kimeze nk'ikizeru nyine tu subona like asigaramo umwanya nyine tu nono ahanga murabona ukuntu byose nyine bimeze tu. Sasa ikindi kintu kitagikurikira tufata butter cyangwa wa ufite margarine ukaba ari usiga mukasiga ahantu hose unogereza nyine byembye ukiza gutuma nyine umugati uza kuba woroshye imbere tu n'ibintu urashyiramo. So iyo bimaje gusiga hose butter tufata amagi ya like za scramble egg zawe zabaye neza urabona ko imeze meze neza koko. Noneho ukatugenda ufata yine ushyira mu mugati mahandi muri cyacyo cyo ntago ari sawa ariko muri ahantu nyine wasize umwanya nyine tu mu mugati sibyo. Ugenda ushyiramo amagi like ushyiramo za scramble zawe egg nyine neza tayari murabona ko byabaye ntago ibiryo byawe byashya mwitonda ariko akose. So urabona uko bimeze nyine bimeze fresh. Next step ni cheese. Ubwo ngubwo mba mvuze na ntuza mba ngiye mvugamo na my ingredient ntuza kongera kumbaza mwese nkutatu ingredient ndi kugenda nzivuga mu nzira. So cheese biterwa n'izo ushaka ko biba cheese cyane urumva ushaka ko biba cheese ushobora gukoresha nyinshi. Njye nakoresheje uduslice tune cheese ubwo ni fromage ubwo ni fromage sibyo. Noneho kazikatagura ntago nayo mfite zimwe zindi ziba zirapyine tu. So nazikataguye nyine umuntu w'umutetsi ngomba kwiyeranja kibadashi simubizi ubundi umutetsi ariyeranje nawe ubu hari umuntu atuvuga ati nafite izirapye ngo ntago byakunda n'iki bitukata wana ko bite bitukatagura nta mikino urabona zitabaye nk'izirapye zitandukanye na zimwe zirapye nibyo cyangwa ufite rape yino karapa ngiye nta rape nari mfite. Anyway uko mwabonye ko ahantu hose umajije gushyiraho cheese hejuru nyine kuri ya magi sibyo. Katufata byaterwa shatse abantu badafite ifuru mushobora gukoresha noza microonde sibyo. Ushobora gushyira muri microonde ariko nushyira muri microwave ntago bizaza biri crunch umugati ntago uzaza uri crunch nyine tu. Nicyo cyiza cyo gushyira mu ifuru nyine ugashyira mu ifuru iminota mike cyane iminota 5 maximum ni iminota 5 tu. Ubundi ugategereza koko akose guys tuvugisha ukuri hari ikintu mba ntaberetse hari abantu mutayemu hari koko reba umugati wabaye already ushobora kuhita ubibonesha amaso crunch cheese yagiye imeltinga hejuru kuri za scramble egg zacu imanukiramo mu mugati mindani hari koko guys ibintu ni gute bitabiryoshye mbarambwiza ukuri yaho swaye ikintu mba ntabahaye kweri ngaho muzanga ikindi. Guys ndabemera cyane go and try this and let me know how it was tasting guys sibyo testing twumva uko nemeze first time to cook it. I just nabivumbuye tu nuko nabitekereje nabaga okay let's try something else and this is what I came up with. So muri kuyibona nukuvuga cheese ya meltinze kuri scramble eggs nyine tu. So you're going to try and test and see how it's like. Oh my god guys, this is crazy. Umugati wabaye crunch kuko twashyize mu ifu you saw it. Imbere ari soft nkabona ko twabanjemo butter ari soft. Magi yagiye afata cheese everything is crazy. I'm telling you please guys try this. You're not gonna regret this.